Reka dushimire wowe ukomeje gukurikirana ibiganiro bya Sel TV, twizera ko umeze neza aho uherereye hose. Tunashimira cyane mwebwe mukomeje gukora subscribe kugira ngo inkuru zacu zijye zibageraho uko bwije n'uko bukeye. Reka dushimire mwe mwese mukora comment ndetse mukaduha n'inyunganizi kugira ngo ibyo dukora birusheho kugenda bibanogera. Uyu munsi rero Sel TV yazanye ibiganiro bigiye bitandukanye, ngira ngo murabizi ko ibizana ibiganiro bitandukanye bivuga ku mibereho myiza y'Abanyarwanda, imibereho myiza y'abaturiye umugabane wa Afurika ndetse no ku isi yose, imibereho y'ibyamamare bigiye bitandukanye, ndetse tukanazanamo agace kajyanye n'ubukerarugendo. Uyu munsi rero ntabwo ko tugiye kuganira cyane ku mateka y'ahantu bita Ikibeho ku butaka butagatifu. Nkivuga Ikibeho ngira ngo buri wese aba yahumvise cyane cyane abagatolika cyangwa se abakirisitu muri rusange. Uyu munsi rero Sel TV yakuzaniye amakuru y'Ikibeho. Ngira ngo benshi barahumva, ntabwo barahagera, cyangwa se benshi barahageze ariko ntibazi impamvu Ikibeho hagizwe ubutaka butagatifu, cyangwa se niba banahaza ariko ntibazi ngo amateka yaho ni ayahe muri rusange. Uyu munsi rero navuga ko Sel TV yafashe urugendo maze ikuzanira amakuru yose ajyanye n'Ikibeho n'impamvu Ikibeho koko hagizwe ubutaka butagatifu. Reka mubanze mwumve kano karimbo gatoya tugaruke tubagezaho ikijyanye twabakoreye. Kibeho ni kamwe mu duce tugize akarere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo. Uvuze Kibeho byagorana kumva umuntu utahazi, uhereye ku usheshe akanguhe ukageza no ku mwana w'igitambambuga, yaba uturuka mu idini ry'Abagatolika, Abayisilamu, Abaprotesitanti, yewe ndetse n'abagisenga Imana gakondo yo kwa Ryangombe. Aba bose babashije Kibeho barahakubwira. Kuba Kimenya bose kwa Kibeho kandi bishimangirwa n'imbaga nyamwinshi ituruka imihanda yose, haba mu Rwanda, mu bindi bihugu byo muri Afurika ndetse no ku isi hose, bagaterana i Kibeho buri mwaka tariki ya 15 Kanama ku munsi mukuru w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya Asomusiyo. Amateka ya Kibeho si aya none cyangwa ejo. Ikibishimangira ni uburyo uzumva umuntu yirahira ati Bikira Mariya w'Ikibeho, wahindukira ugasanga ni umukecuru usheshe akanguhe ubivuze, atarabikopiye ku bato, ahubwo azi neza uburyo Bikira Mariya yiyeretse abari Kibeho. Kuvuga Ikibeho yari agace gasanzwe nk'utundi twose, igahinduka Ikimenya bose, ndetse hakaba ku butaka butagatifu. Umwaka w'1981 nibwo Kibeho yamenyekanye nyuma y'uko habereye amabonekerwa. Bikira Mariya yabonekeye abari abanyeshuri bigaga mu ishuri ryisumbuye ry'abakobwa, maze abaha ubutumwa ngo babuhe isi yose. Muri benshi babonekewe, Kiliziya Gatolika yemejemo batatu ari bo Anatari Mukamazimpaka, Alphonsine Mumureke na Marie Claire Mukangango. Ibi bikimara kuba byateje urujijo mu bakirisitu, ndetse bamwe bakeka ko bari abanyeshuri bari barozwe cyangwa se barwaye amashitani. Ariko Kiliziya Gatolika ifata umwanzuro wo gushyiraho komisiyo ishinzwe kwiga kuri aya mabonekerwa kugira ngo yemeze niba ariyo koko. Ibi kandi bikimara kuba, nyuma byaje kwemeza ko aya mabonekerwa yabaye, byemejwe nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ibi kandi bikaba byaremejwe na Musenyeri Smaragde
wari umwe muri iyo komisiyo yari ishinzwe kwiga kuri ayo mabonekerwa. Kwemezwa kw'aya mabonekerwa ni kimwe mu byatumye aka gace ka Kibeho kagendwa cyane kuva umwaka utangira kugeza usoje. Ukigera muri aka gace wakirizwa amashusho manini ya Bikira Mariya, aya Yezu n'imisaraba miremire bigiye biri ahantu hatandukanye. Aha kandi uhabona amashapeli agiye atandukanye yifashishwa n'abavuye imihanda yose mu gihe bifuza kugira icyo babwira umubyeyi Bikira Mariya. Muri aka gace kandi uhabona inzira igaragazwa n'icyapa. Iyi nzira ikaba yerekeza ahari isoko ya Bikira Mariya. Aha uhasanga abenshi bavoma amazi, bamwe bakayanywa, abandi bakayatwara mu ngo zabo, ndetse abizera Bikira Mariya nka nyina wa Jambo bakemeza ko ayo mazi abavura indwara, akabarinda amashitani, ndetse akabarinda n'imivumo. Biroroshye cyane gushaka icyo wifuza kurya ukakibura ahacururizwa ibyo kurya cyangwa se ibindi, ariko biragoye ko wasanga hari iduka ritarimo ishapuri. Usanga abacuruzi bo muri aka gace ka Kibeho bicururiza amashapuri n'imisaraba ku bwinshi, ndetse rimwe na rimwe akaba yarenga ubwinshi bw'ibicuruzwa baba bafite mu maduka yabo. Uretse kuba Kibeho ari ubutaka butagatifu busurwa n'abantu b'isi yose, ibi byatumye hashyirwa muri tumwe mu duce dusurwa na ba mukerarugendo benshi mu Rwanda. Si ubukirisitu gusa byabazaniye, ahubwo byanabazaniye iterambere, dore ko Kibeho y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani itandukanye kure cyane na Kibeho ya 2019. Ibishimangirwa n'amahoteli akomeye amaze kubakwa, amagorofa atandukanye hazamuwe, isoko rya kijyambere, amaduka akomeye, ndetse ubu hakaba hari gushyirwa n'umuhanda wa kaburimbo uzoroshya ingendo za basura cyangwa se ba mukerarugendo bajyayo nta mususu. Imibare itangwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru igaragaza ko nibura abantu babarirwa hagati y'ibihumbi 300 na 500 basura Kibeho buri mwaka. Ibi rero bikaba byatumye aka gace ka Kibeho kagirwa ahantu hamwe hasurwa cyane na ba mukerarugendo cyangwa se abakirisitu baturutse imihanda yose, haba ari mu Rwanda, muri Afurika, ndetse no ku isi yose. Kuba Kibeho itaratera imbere ku buryo buhambaye, itarimo kaburimbo cyangwa se ibirimo andi maduka navuga ko akomeye cyangwa se amagorofa menshi cyane, ntibibuza abantu kuhatemberera, dore ko mu minsi yashize hari umukinnyi ukomeye wo ku mugabane w'Uburayi watembereye, ndetse n'ibindi byamamare bigiye bitandukanye biza kuhatemberera, bose bagamije kureba cyangwa se no kumva amateka yakorewe cyangwa se yabaye kuri ubu butaka butagatifu bwa Kibeho. Iki nicyo cyegeranyo twaba twabateguriye kivuga ku butaka butagatifu bwa Kibeho. Tukaba tuzakomeza kugenda tubaha amateka yatumwe mu duce dufite amateka yihariye, hagamijwe kumenyekanisha no guteza imbere ubukerarugendo mu Rwanda. Reka nkubwire ngo utarakora subscribe ukomeze uyikore, kandi ntibibagirwe gukora ukazogera kugira ngo uko bwije n'uko bukeye ujye ubona notification z'ibiganiro byacu bivuga ku bintu bigiye bitandukanye, haba ari ubukerarugendo, haba ari imibereho myiza y'abaturage, imibereho myiza y'ibyamamare cyangwa se n'abandi bantu bagiye batandukanye kuri uyu mugabane turiho. Reka nkubwire rero ibiganiro bya Sel TV ni akagaruka cawe.